Giricumbi 93 n'igice kimwe Fine FM radio y'amahitamo yawe. Definitely 93 n'igice kimwe Fine FM radio y'amahitamo yawe. Uracyari muri Nzuri Business Group. Giricumbi nicyo kiganiro cyangwa giri wawe awa nkuko babyanditse hariya giri wawe muvandimwe ariko mu mahoro. None reka wewe ushaka kugura reka bakugezeho imari ya leo, mari ya siku. No kuvuga ngo rero iyi mari y'umunsi tugezweho na Nzuri Business Group Limited ntabwo ari yo yonyine. Umuntu ashobora kumva ngo imari y'umunsi yakumva atisanze mu yo twamubwiye uyu munsi akumva wenda akagira ngo nta service ahawe. Okay. Oya. Ugiye kuri YouTube channel ya Nzuri Market. Urasangaho imari zitandukanye. Iyi niyo tuba twaguteguriye twebwe uyu munsi. Ariko wowe ushobora kugenda ugahitamo bitewe nuko amahitamo yawe cyangwa ibyifuzo byawe ubishaka, ariko imari ikitabuze rwose ni muri Nzuri Business Group Limited. Ikitabuze mu rutoki namakoma. Wari wajya mu rutoki ariko nubwo amapfa yateye wajya mu rutoki ugasanga itsini idafite ikoma. Ntago bishoboka. Ikitabuze mu rutoki namakoma. Ikitabuze muri Nzuri. Ni imitungo itimukanwa. Ikinyarwanda murimo kumanurira murumva ntacyo. Amazu muri Nzuri arahari. Ibibanza birahari. Amasambu arahari. Clement hariya wabonye 100% mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda. Wabonye ijana kurindi. Ikinyarwanda rwose twaracyumva no kugurisha. Zani komari yawe rije mu yandi. Zani imari yawe nawe ije mu yandi. None reba nk'imari y'umunsi. Reba kuntu ingana. Hara ni hanini cyane. Hanini cyane. Ano nagana he. Ahangaha ni mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya. Kinyinya kabisa. Hariya rwose urenze gare gato cyane. Kinyinya hakunda kuba umwihariko waho. Urenze gare gato cyane ya Kinyinya. Ni kuri kaburimbo. Kinyinya urahazi Dickson. Kinyinya ndahazi. Ni kuri kaburimbo. Iri hafi cyane ya kaburimbo. Buriya nzu ubona iriya ya Konoshi iriya. Yo hirya nziza cyane. Buriya rwose iri kuri kaburimbo ku muhanda. Iyi mari rero iragurishwa. Iki kibanza. Ni kibanza kinini cyane ko gifite metero kare 3,000. Ni hafi kimwe cya kabiri cya hectare. Ni ishuri hariya ndijyamo. Ushaka kubakamo ishuri. Iki ni ikibanza. Ni ikibanza rwose. Wagira ni kibuga cy'umupira. Gushyiramo business. Ukajya hakorerwa ubukwe, hakajya hakira ibirori bitandukanye. Hagenewe kubaka hano. Hano hagenewe iki? Ahangaha ni mu miturire. Ni mu miturire. Ni mu miturire. Ushaka kubakamo inzu iciriritse cadastre cyangwa se ukubakamo etage igeretse rimwe. Kubakamo appartement. Mbese na hano heza cyane. Urabona nyirawe yaratangiye kugerageza guteramo twa pasiparumu. Wagira ngo ni nk'ikibuga abana barabona bajya hari abaturanyi bajya yambwiye ko bajya bamukodesha rimwe na rimwe bagatera tente bagakoramo nk'ikirori bava nko mu muganda. Nanjye nibyo narebe hari umudugudu, ibirori by'akagari. Ni ahantu hanini cyane kabisa. Ubona bwa bose bwabyo ni hafi 3,000. Kira kibanza n'ako kibanza kinini. 28 gusa. Yego. Urabona yuko rero ni kibanza kinini cyane. Wabonaga n'urusengero, urabona master plan. Banzo kureba iyo numero. Wongera subira inyuma gatoya. Ubona ko ibyangombwa byose Nzuri aba yagiye abishyiraho kugira ngo abantu bagire icyizere. Ibyangombwa byose twagiye tubishyiraho kugira babone ko bihari. Twabanje kubiverifiya. Yego. Ku buryo rwose uzugura nta bindi bikunaniye. Ni kibanza gifite korotire y'imiyenzi. Nuragura drone. Drone kujya gufotora mu kirere. Yo gufotora. Nabyo biri muri dream cyangwa y'ubwirinzi. Muri zanjose. Yo gufotora kugira ngo imari bajye bazirebera no mu kirere. Bazibone muri angle zose. Drone nayo iri hafi. Bisaba uburenganzira nyine. Gufotora? Gufotora buri munsi se. Usaba uburenganzira. Nyine ngarama yarazizanye nyine yagasabye uburenganzira kuzikoresha. Ntabwo bavuze ngo ntabwo zemerewe. Ziremerewe wasabye uburenganzira. Ariko ko ntakizibona bavugane. Hari abantu barabutanga abana baracyashutinga indirimbo. Ubukwe sinjya mbona abantu bari gufotoresha drone. Bo biheruka kera. Mu bukwe? Mu mabukwe barazikoresha. Mu ndirimbo barazikoresha.
Jackson sadepa nuko ningana tuzakagura abantu bawe muri diaspora rero tuzakagura ntabwo gahenda kine kibanza kiza wahitubabwira iki kibanza ba diaspora bawe iki kibanza rero nyamuneka uramutse wumvishe ubuso bwacyo urantureba kigabanyije nzuri nakubwira ibibanza bishobora kuvamo hariya agikase harimo ibibanza urabona ubundi byakabaye 10 byakabaye ibibanza 10 bya metero kare 300 ariko duhita dusigamo wenda nka 2 bikaba 8 mu rwego rwo gukatamwo imihanda igenda ibiseri yego harabura harimo ibibanza 8 rwose ibibanza 8 nikamona ya mihanda yo muri quartier kuko Clement ashobora kuba hatuye Jackson hatuye na Nzuri rusengero sano hagarika ari hano rusengero rwatoya cyane rusengero rwa deperi ruriya rero rugaragara hirya hari nagati harani kuri kaburimbo rwose harani kuri kaburimbo abona warihaye Imana ushaka kuza ukahegera amafaranga nangahe miliyoni 80 ziganirwaho ku bibanza ukeneye iki kibanza hamagara kuri 0788 48 67 97 na 0788 22 12 dusange ku cyicaro cyacu Nzuri Business Group Limited kuri office hariya ku Muhima hari imbere ya Ferrouge zo kuri Yamaha hari mu nyubako ya Shima House mu nyubako y'amatafari ahiye muri etage ya 3 dusure ku mbuga nkoranyambaga zacu zose twitwa Nzuri Market by'umwihariko YouTube channel kuko niho uraza ukabona izo mari n'amashusho ugasubiza inyuma ugahagarika ukareba ukohereza inshuti ngo zigushimire ukumva n'ubundi busobanuro bwose burenze kubyo tuba twakubwiye hano. Murakoze. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru